Hari umugabo wahawe igihano cyo kuzamura ibuye ku musozi ariturukije mu kabande. Uwo yari umwami udasanzwe w'umunyabwenge cyane, ariko yari indyarya ikabije. Yari afite uburyarya bwinshi. Yayoboye umujyi wa Korinti mu Bugereki. Yasuzuguraga cyane ibigirwamana z'Abagereki, kandi yakundaga kwambura abashyitsi. Yahawe igihano n'ibigirwamana by'Abagereki kubera uburyarya yabishyizeho. Nabyo bimuhanisha kuzamura ibuye ku musozi arikuye mu kabande akarigeza mu mpinga iminsi ye yose yo kubaho. Wakwibaza utese byagendaga gute? Gutangira k'umunsi yatangiraga azamura ibuye guhera aho umusozi utangirira kugeza aho umusozi usoreza. Akaga yari afite muri we ni uko iyo yarisunikaga rikagera hejuru mu mpinga y'umusozi ku gasongero, ibuye ryarongeraga rikihirika rigasubira mu kabande. Akongera agatangira bundi bushya akazamura ibuye ku musozi, nta kureba hirya nta kureba hino, kuko cyari igihano. Ese uyu mugabo waba wamumenye? Nta wundi ni Sisifusi. Yazamuraga ibuye buri munsi, buri gihe, kandi nta mpinduka. Ariko iyi si inkuru ye gusa, ni inkuru yacu twese. Erega ubuzima bwacu busa n'ubwe. Hari igihe nawe ugerageza gukora ibyiza ariko bikanga bikakunanira, ugasenga ariko ugasubira mu byaha, ugakora cyane ariko ntubone umusaruro. Nawe uri gusunika ibuye ryawe. Ese iyo ukoze bikanga, ijambo ry'Imana ribivuga gute? Rirakubwira ngo ntucike intege nubwo usubira inyuma, nubwo ugwa ariko uzabyuka. Igitabo cy'Imigani ibice 24 umurongo wa 16 haranditse ngo kuko umukiranutsi naho yagwa karindwi yakongera akabyuka, ariko abanyabyaha bazagushwa n'amakuba. Ibi bivuze yuko kugwa atari iherezo, ahubwo ibi bivuze yuko imbaraga ntiziri mu kudakosa, imbaraga ntiziri mu kutagwa, ahubwo ziri mu kongera kubyuka. Kumenya ko waguye kandi ukamenya yuko ukwiriye guhaguruka. Imana ireba imbaraga zawe, ntabwo ireba intsinzi gusa. Ntimukareke gukora ibyiza kuko igihe kizagera mugasarura. Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 9 haranditse ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nubwo ubona nta mpinduka mu byo ukora z'ako kanya, ariko Imana ibona urugendo rwawe kandi irugushoreyemo kugira ngo utagwa ngo urangire. Imana iguha imbaraga zo gukomeza. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 13. Nturi wenyine mu gusunika iryo buye. Hari imbaraga zituruka mu ijuru ku Mana. Izo nizo zikubashisha ibyo ubasha gushobora. Gusa ukwiriye kumenya iki ngiki: hari itandukaniro rikomeye hagati yawe na Sisifusi. Sisifusi yazamuraga ibuye nta cyizere, nta bufasha, nta mpamvu irenze igihano. Ariko wowe ufite Imana, ufite intego,
ufite amasezerano mu buzima bwawe wahawe n'Uhoraho. Dore hari igihe uzumva ubuzima ari nk'umusozi utagira iherezo, ariko wibuke Uwiteka azaguha imbaraga nshya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40 umurongo wa 31 haranditse ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Nagira ngo nkubwire ngo icyo Sisyphus atari afite nicyo wowe ufite, ni ibyiringiro. We nta byiringiro by'ahazaza yari afite, nta byiringiro by'uko ibuye rizafata yari afite, ariko wowe ufite ibyiringiro y'uko ibyo ukora byose nawe usa n'uri gusunika ibuye, ariko bizagira iherezo ku musozo wa byose, ugasarura ibyiza n'utagwa isari. Sisyphus we yakoraga akazi k'impfabusa. Yakoraga ibintu bisaba imbaraga nyinshi, ariko bitagira iherezo cyangwa umusaruro. Ariko we nagira ngo nkubwire ngo niba wumva uri gusunika ibuye, ntucike intege, ntureke gusenga ngo ubivemo, ntureke gukora ibyiza, kuko kuri wowe si igihano, ni urugendo ruganisha ku ntsinzi. Sisyphus yasunikaga ibuye wenyine ku musozi, ariko wowe Imana iri kumwe nawe, kuko yavuze ngo sinzakureka, sinzaguhana. Menya neza yuko agaciro si ugusoza urugendo, ahubwo ni uko urugendo ubwarwo rubaho. Niyo mpamvu bavuga ko Sisyphus agomba gutekerezwa nk'umuntu watsinze, nubwo atigeze agera ku isonga. Aha ndavuga gushyitsa ibuye mu mpinga y'umusozi rigahagarara, ntago yigeze abigeraho na rimwe. Nawe ubwawe ushobora kuba hari icyo wibwira mu mutima wawe, ukavuga uti ndarambiwe gutangira buri munsi bundi bushya, ariko Sisyphus we igihe ibuye ryamanukaga yaratuje, areba ibuye, areba uko rimanuka, areba aho rigeze, amanuka buhoro buhoro ajya kurizamura bundi bushya. Icyahinduye byose, hari ikintu cyahindutse muri we, si uko igihano cyahindutse, ahubwo ni uko we yahindutse. Yaje kumva ko nta mpera ihari cyangwa iherezo, nta ntsinzi izaza, ariko hari ugukomeza. Ushobora kuvuga uti ndaruha, nkavunika, nkakora uko nshoboye, nkakora iyo bwabaga, ariko nta mpinduka mbona, ndumva nsubira inyuma gusa. Ariko wibuke ibi, ntabwo uri kunanirwa, uri mu rugendo. Ntabwo uri gutsindwa, uri kubaka imbaraga. Ntabwo byarangiye, hari ikigishoboka. Reka twigire kuri Sisyphus kudacika intege. Umugisha dufite twebwe, duhagarikiwe n'Imana, turi gusunikwa n'Imana. Nubwo turi gusunika ibuye, ariko Imana nayo iri kudusunika. Kandi twebweho dufite ibyiringiro by'uko urugendo twatangiye ruzagira iherezo, ndetse tuzagera ku byiza n'isarura. Komeza imihigo yawe, komeza ibirori byawe, ibyiza biri imbere. Menya ko Uwiteka akubereye maso.